ariko ushobora kumbwira ngo ndagukunda bitewe n'andi magambo aherekeje iryo jambo rikaba ryatuma ndira, ariko nyamukuru ijambo rya mbere ryabanje ari ndagukunda. noneho nanjye ngiye kukubwira rero narijijwe nyine no kuvuga ngo ubwo busitani nimbugeramo mpita numva ukuntu nzaba meze, uwo muntu nta wundi ni Yesu. Ego abafana banjye nibagende barebe na filime zacu. Turi gukora iyo bita My Plan, ni filime nziza ifite ibice bibiri irarangira. Tugakora n'indi bita Day Enemy, nayo ni filime nziza cyane iri kurebwa cyane iriko irakunzwe. Ziri guca hehe? Ni kuri Glace de Move. Ego aho niho ziri kunyura. Ego niyo wasaca nukuri. Yesu niwe wagukubise abagabo bo mwisi barahemuka Justin. Gute se? Ariko Yesu ntajya hemuka. Kivara umugabo waguhemukiye koko. Nje ntago naje gutanga ko witonda, ko nzi ko umwana mwiza. Zo nyigisho. Ngo n'ubuhehese. Ngo none se ubundi amabuno y'abakobwa mujya kuyitaho mwagiye mujya kubwiriza ibyabajyanye ku rusengero. Ariko se weho nyine ngo akahambira utubuno. We pastor ujya kureba utwo tubuno tubaza iki? Mwagiye mureba ibyabajyanye. Ko muba mwagiye kuyobora intama. Kubera iki ntakijijwe ariko? Kuki bavuga ibigoramye imihoro ikarakara? We pastor somo. Se ko kuragishobora. Ndagerageza. Ushakira koroshye. Sakwe. Somo. Dusku yarenga n'ibikote bibi. Kivuga. Batata we. Mbanda yariye pe abakunzi banje muzaze dusangiye. Nukuri ndayariye. Shobora yariye. Reka ntangire ngusuhuza kandi ntangire nkubwira ngo amahoro y'Imana nabane nawe kandi ndetse by'umwihariko amahoro y'Imana munahorane. Udukurikira uri hanze y'igihugu, dukurikira uri mu gihugu cyacu, Imana iguha umugisha. Uri umwe mu bagize uruhare rwo kuba turi muri ibihumbi bingana gutya. Uyu munsi wa none turi kumwe na yacu no mukunda cyane yitwa Uwineza Clementine muri iyi minsi. Ubu twese twaricaye nyine yiri hejuru, mugumye mujyeho mukore subscribe, mumurebe cyane, niby'igiciro gikomeye. Kandi nanone munyarukire kwa Mama Linda official. Muri iyi minsi ariko abamama bari kwiteza imbere uretse wananiye. Hari umumama mfite wananiye ibintu bya YouTube ngo nta nabikozwa. Yego ndabakunda cyane by'ukuri. Reka mbanze mubwire ngo umwaka mushya muhire kandi imbaraga z'Imana zizabinjize muri uriya mwaka. Ivuga amakuru ni meza. Meze neza. Abantu bajya bagushinja ngo uvugagaho. Uyu munsi wakwiyaminiye ugasakuza nkareba. Ndagerageza. Ariko ngo byagera muri filime ngo ukaba umugome. Byahatari pe. Ukaba umuntu w'umugome nje narumiwe. Ndi umugome ariko naga ariko uri umugome. Muri filime. Ibyo ukina muri filime nakomeze. Oya naga ariko meze. Naga ariko meze ku mutima. Nyine no gushaka amafaranga. Hari abantu bajya bandika muri comment bakavuga ngo kwa Justin nguru umwana mwiza ngo ariko wagira hano ngo ukaba umugome ngo turakwanga. Rero abakozi bagenda bashoje n'abantu mu nyanga yambi ndabakunda. Nta kibazo mujye mwandika ko mu nyanga ntacyo bitwaye. Twatugukumbuye kukuri nyako. Yego. Hari abantu bakubonye kuri Mama Linda official, bakubonye kuri Uwineza Clementine ni channel. Muri iyi minsi rimira bica bigacika. Umugore uri kwiteza imbere mu bijyanye na YouTube. Akora indirimbo ubudasiba, indirimbo agiye gushyira hanze muri uyu mwaka. Isoza uyu mwaka agiye kubashyiraho indirimbo. Hari abantu bagukurikiranyeho bwa mbere kandi uheruka turi mu bihumbi 7. Ubu tugiye kwinjira mu bihumbi 9. Ni kumva hari ikindi gihumbi cyagiyeho na magana. Urumva batakuza twibwire.
nitwa Ivona. Ivona gusa yego nitwa Ivona, amazina ni yanjye rata ntabwo yahindutse. Ndi umukinnyi wa filime nyarwanda. Wamba bari ukaza kureba muri iki kiganiro. Nkaza kureba kurira. Oh my god, ntabwo napfa kusha kubera ikindi burire nyine ukihangana. Iva ari umuntu wari wagutera imitoma ukarira. Reka tubigire ibanga. Yawe yambwira nyine mukajya muvuga nakunda nge ihorere nubwo nenda gukunda kubabaza. Ari umuntu wari wagutera iyo mitoma nyine ukarira. Reka nzabivuge. Biri byanya byo yambwira. Reka nzabivuge ngarutse. Neza ko ndeba n'undi ugiye kurira. Nyine wari umbwiye ngo ndire nk'umukinnyi wa filime. Ibyo ni kurira ni iminota 2 nahita ndira. Amara kaza se cyane. Ivo ubwo wabishobora? Nabishobora. Amarira kaza ngaho yazane ndende. Oya ntabwo ndubikora. Oya amarira yazane ndende. Birashoboka cyane. Nyine hari umuntu wari wagutera imitoma nyine akakubwira amagambo meza y'urukundo ukarira. Yego. Byarabaye. Mu magambo yakubwiye mbwira muri mwe. Rimwe wibuka muri ayo magambo yatubyurira. Yambwiye ka nkunda. Nawe uzi ko hano uje kudutuburira noneho nese kugukunda aribyo byatumye urira. Gutya kuvuga ngo ndagukunda nyine. Oya rwose ndikumva nashaka kubivuga rega ndimo ndabikatira. Oya nyine vugamo ijambo rimwe. Twavuganye byinshi. Ego. Nuko murakoze. Biye nyine rimwe ze ko ari yo nshaka. Oya ndikunze bakeneye ibyo mu magambo arenze 1000 mwavuganye kugera ku rwego urira. Nyine urumva ni meshi. Hari n'ikintu umuntu ashaka kugukorera atakubwiye ayo magambo. Ikintu agukoreye cyonyine kigatumurira. Winyobya. Nje nakubajije uranabinyemerera. Nakubajije ngo hari umuntu mwarakundanye akagutera imitoma bikagera ku rwego kw'iyo mitoma ikuriza ihagurutse imva mutima yawe yarangiza ikakuriza urambwira ngo yego. Ndakuvuga ngo mu magambo yakubwiraga mbwiramo rimwe nyine yambwiye. Juste ubushize naravuze ngo uri kumva. Buriya reka nkubwire. Abantu batubwiye ndagukunda ni benshi. Ariko ushobora kumbwira ngo ndagukunda bitewe n'andi magambo aherekeje iryo jambo rikaba ryatuma ndira. Ariko nyamukuru ijambo rya mbere ryabanje ari ndagukunda. Noneho nanjye ngiye kukubwira ndagukunda ndebe kurira. Ntago narira. Basa ngeraho irindi. Kose basi se uwo muntu mu bintu yakubwiraga kugira ngo yarambwiye ngo hari byinshi ngo ufitiye ku mutima ngo nzagutembereza mu busitani butava izuba. Icyatumye ndira rero narishijwe nyine no kuvuga ngo ubwo busitani nimbugeramo mpita numva ukuntu nzaba meze. Uwo muntu nta wundi ni Yesu. Bega ikinyoma abanyarwanda ngwiki Juste Yesu nanjye amarangamutima yaratangiye kuzamuka pe sinkubeshye. Uzi ukuntu wari ubitangiye neza. Nzagutembereza ngufitiye ku mutima. Nzagutembereza mu busitani butava izuba. Uwo mutoma nibwo mwumvije kuva hari intebe y'icyubahiro igenewe wowe gusa. Arambwira ngo urwo ngukunda rurasendereye kandi ruzira gusandara. Ariko abataruzi bazenguruka amahanga baruririmba. Iyo baruririmbye nabi rero rurasandara. Nayo magambo yambwiye. Abakunzi banjye murakoze. Siko ibyo bintu byavamo indirimbo iri hip hop. Yego. None se basi yarinze ayo magambo. Yego. Na nubu aracyayarinze. Yego. Ariko ntudushuke ko ari Yesu.
niwe oya pe oya pe wibeshye ko Yesu ntago amahanga bayazenguruka baruririmba ngo bataruzi ngo rugasandara ngo rukameneka ngo Yesu se rujya rumeneka ntago rumeneka Justin. nyine uwo muntu yarinze vo wimbeshye uwo muntu yarinze ayo magambo yakubwiye kuri uwo munsi ukarira. Yego yarayarinze. Serious ndi kuvuga ndi seriye kandi byumva. Uwo musore yarayarinze. Yego yarayarinze. Na nubu uracyiteguye kuzatembera muri ubwo busitani cyangwa wabutembereye? Oya nago ndabutemberamo. Ubwo rero nimba ari ibyo ni umuntu wabonye vuba. Oya ndagufashe mu kiganiro. Ntago mfashe. Nise umuntu mwavuganye ryariho. Haciye igihe kinini. Yego. Ubu wirinda ko rwameneka. Twese turi babiri. Iyo urebye ari wowe nawe ubona ari nde ushobora kuzarumena mbere? Ntago nabimenya kuko nta muntu umenya hazaza he. Kubera iki? Ntawe. Yesu ni arahateganya. Arahateganya ariko nta iteka nta muntu witega. Ukurikije ibiganiro mujya mugirana nuko muvuga ubu narinde ntandaro. Nta numwe. Kuva iki kibiri biruje kudupfunyikira hano ni ugikuye he koko? Buriya kubeshya umuntu wabeshye urumva biragora. Okay nyine wambaje ndi kugusubiza neza uraba. Ariko uhidushuka ngo arahari. Azaza. Ubwo nukuvuga ngo mwebwe mudukurikira Yvonne abahaye mabonesho iya mbere. Ufite yerekwa aritambutse kabiri. Please kabiri. Erega utazaririmba iyo ndirimbo ntago azatsindira umutima wa Yvonne. Waretse kunteza abafana n'abakunzi banjye rwose ngemeze neza. Nta kibazo mfite. Nukuri biranagaragara. Ahantu urugo rumazemo iminsi ndarushimiye uzabanshimirira. Umugabo wanjye amfashe neza. Ariko mvuze Ego umugabo wanjye amfashe neza aramenyera buri kimwe kinkwiriye. Anjyamisha mu gituza cye. Bakunzi banjye mureke twikomeze ku mugabo wacu Kristo. Ariko uwo mugabo Justin umugabo warakunyuze. Nyuzwe n'ubushuti bwanjye na Yesu. Nukuri Yesu niwe wagukubise abagabo bo mu isi barahemuka Justin. Gutese ariko Yesu ntajya ahemuka. Kivara umugabo waguhemukiye koko. Njye ntago naje gutanga ubuhamya. Konzi ko witonda, konzi ko uri umwana mwiza, konzi ko ubaho mu buzima bucecetse, ahubwo n'abantu batunguwe no kubona ukina filime kuko hari umugabo wari wakubabaza. Ntago ari nona ariko muri ubu buzima nta muntu ubura umubabaza. Gusa ikintu mbona ko ufite igisebe kinini mu mutima. Ikintu mbanje kukubwira nuko abagabo barahemuka, murahemuka murabizi. Murahemuka. Si bose. Okay. Rero muri abo bagabo badahemuka, mu bagabo nzi badahemuka Yesu niwe wenyine utajya uhemuka. Niwe umbwira amagambo meza yuzuye umutima wanjye nkumva ndishimye ndanezerewe. Rwose abakunzi banjye ni ibyo ngibyo ibyo geste ari kubabwira ngiyerekwa rwose pe. Yes. Oya. Gitwaza yavuze ngo ntimuzajya mu ijuru. Kubera ko impamvu yabivuze nawe ntayerekwa afite. Ariko rero Yvonne katugaruke ku magambo intumwa y'Imana Apotre Dr. Gitwaza yavuze. Yavuze ngo hano ku Ruhimbi urumva? Yego. Ntago ari ahantu ho kuza gusuzugurira ngo ukabona ngo akana k'agakobwa ngo kifunze mu dupantaro ngo kambaye mini. Geza aho nkubaze. Abakunzi banjye n'abafana bacu mwandike muri comment. Yego. Ninde wabwiye ko Imana ireba housing? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri ya
ari insengero z'umwuka uri muri mwe. buretse nkubaze rero abadeperi bangahe abarokore bangahe mwambara amakanzu ageze ku maguru mukitega ibitambaro, abapasiteri mukambara karuvati mugafata biriya mwarangiza biriya mukazirambika hasi mukajya gusambana. Ese uwo mwana wambara iyo myenda sibyo? Reka mbabwize ukuri, imyenda ntabwo ari izatujyana mu ijuru, no, tuzajyanwa mu ijuru no kubaha Imana ariko muba mu biki? Imyambarire ntabwo ari izajyana umuntu mu ijuru, mwitubeshya. Ivona, kambanze nkusobanura iki kintu. Ntabwo gitwaza yavuze ngo ntibakagere mu rusengero. Ivona, ku ruhimbi urahazi? Ndahazi kuko n'ubundi kizira cyageze ahera, kuko urwo ruhimbi uri kumbwira ni rwo bakoreraho ibyaha. Uri kumva? Ugiye kumera se nkaho ndi wavuze ngo abambara birebire bagatega n'ibitambaro baterwa inda n'abandi. Ni bande batera inda? Saba pasiteri, saba avuga butumwa. Umva reka mbabwi, icyambere wubaha Imana, uce bugufi, usengesha umwuka iteka, ubane n'abantu bose amahoro. Uri kumva? Yego. Ibindi byose njyewe icyo numva nkanjye Ivona sibyo? Ni ukuvuga ngo Imana ijye iduha gusengesha umwuka iteka, iduhe guca bugufi, iduhe kubana n'abantu bose amahoro sibyo? Ibindi byose muri kuvuga ni ibiki? Ibyo by'imyenda ngo by'amaherena by'ibiki niko? Ariko se birakwiye. Nambara ijipo ndende, amaherena nyakureho, ngende sambane, iryo juru nzaribona. Ikintu mbona wewe cyagutsinze ni mini. Njyewe nta mene nambara rwose. None se watsinzwe n'iki? N'ibidefirizo se? Urabona ntoboye? Ibi nabikoro nkagira umusatsi. None se kudatoboye ubundi urumva ibyo bintu bikuye nyine? Izo pantaro zibanye niba ari zibanye, simvuze ko nambara bigira ku maguru, ariko nanone sinambara ubusa sibyo? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muvane imyumvire yanyu mufite ngo muyishyire mu bantu. Uri kumva? Iyo ni imyumvire ngo umuntu upfumuye amaherena ngo ntakagere ku ruhimbi, ngo umuntu ngo wambaye gutya, ngaho mujye mwambara ibirebire mugereyo musambane, ubwo ngaho muzajye mu ijuru dusigare. Betse wumva nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No, just pierce their a boy child to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite ko boyishanyutse, tibibaho. No, a man who have come here on altar to sing with a tibibaho trousers. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Tiyegira umukobwa, tiyegira umudamu uzaza ku ahimbere kubayobora yambaye ipantaro, no. Don't allow nta muririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro, no, to come here singing when you're wearing trousers. It is not no. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Sayoni ntushobora. In Zion Temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko aramyande Imana cyangwa ari marateza umwako urusengero, ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God? Nimureke guteza umwaka urusengero. Ahubwo ubuhehesi bwabamaze mubona amabuno y'abakobwa mugaheheta, niyo mpamvu mutangiye kuzana izo nyigisho. Ngo no buhehesi. Ngo none se ubundi amabuno y'abakobwa mujya kuyitaho, mwagiye mujya kubwiriza ibyabajyanye ku rusengero. Ariko se weho nyine ngo akahambira utubuno. We pastor ujya kureba utwo tubuno tubaza iki? Mwagiye mureba ibyabajyanye ko muba mwagiye kuyobora intama kubera iki ntakijijwe? Ariko kuki bavuga ibigoramye imihoro ikarakara? We pasiteri mu rusengero rwuzuye abantu 500 ujya kureba bahambiriye amabuno ushaka iki? We yari karavuze ngo mureke gutera umwaku mu rusengero. None abasambanira ku ruhimbi nibo badatera umwaku urusengero. Sha nta muntu usambanira ku ruhimbi numvisha, ahubwo numvisha wakuniye. Uwo ni utarateye umwako. Yarahamagiye nyine ntuza, yarahamagiye. None se namwe ko mwambara amatise mugashyiramo na congo, mukambara amakote, mugafata Bibiliya, ya matise mukayambura na Bibiliya mukayirambika hasi mugasambana, ntago muri abapasiteri. Ariko twebwe ntago wari wabona ibintu byaje imbere. Ibihe imbere rero nyine ku buryo biba biri gutera umwaka urusengero.
mbabarira byibuze muri iyi minsi ngo n'abashumba ariko ngo basigaye bambara ubuntu bw'ububodi muragenda ngo mukadodesha bakikwe. amapantaro y'icupa agaragaza ibitsina byanyu karabaye mana Ku buryo nyiringabo imana umuvugabutumwa- Tereza ku isoko umuvugabutumwa ajya ku ruhimbi akabwiriza ukabona ibintu neza neza birifoye Mana ese y'isi ubwo ni- mwebwe ari kubwiriza se rikifo iyo myenda mudodesha nayo igaragaza uko muteye mwebwe mwamanjije mukivugaho icyo ndacyemera pe ntazagire ujya ku ruhimbi yambaye ipantaro kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo bagore ntimukambarane n'abagabo namwe bagabo ntimukambarane n'abagore ntumva ko none Sibyo. uri aho turi kujyana ariko nanjye aho Turi hantu kujana. aho hantu nituhavuga ndakubaza impamvu Yesu yambaye ipantaro yambaye ikanzu kandi ari umugabo manzo hasobanurire Bibiliya iravuga ngo bagore ntimukambarane n'abagabo namwe bagabo ntimukambarane n'abagore ushobora kunsobanurira impamvu Yesu yambaye ikanzu kuki atambaye ipantaro akajya kwambara imyenda yacu sivo ko kuva wavuka mbizi utaranywa inzoga warakajwe n'iki nyine manzo aya hasi magambo uri kuyavugishwa nyine n'iki tujye duha abakunzi bacu kuri umva ukuntu Dukure impamvu abantu umva mu buzima. Yesu umva rero Pawulo avuga iryo jambo yarivuze ari guhana igitsina gore kutambarana n'abagabo mu isi y'umwuka nuko nyine babizana gutya mu mubiri ariko yaravuze ngo ntihakagire umugore sinzi ko ndi bugusobanure neza ariko ngo ubyumve mu yandi magambo hari ingo zibayeho abagore aribo bafata ibyemezo kandi abagabo batarwaye turi kuvuga ku myambarire kuya uko niko iryo niryo jambo ngo usobanure nicyo Yesu yavugaga okay urugero rwa hafi kugira ngo ubyumve neza ubu nambaye ipantaro y'ingore ntibavuze induru yego nese ubwo uri kumva ipantaro y'ingore umuntu wese adahita avuga ngo ni ingore bivuga ngo kwambara amapantaro turabyemerewe icyo ntajya ari cyo nsobanuye nagusobanuriraga umwambaro Yesu yavugaga urumva hari abagore uyu munsi wa none bigize abagabo ntago mvuze rya jambo igishegabo yego ahubwo mu rugo niwe uvuga niwe ugira gute niwe mbese no mu manama niwe ujyayo kandi umugabo atarwaye aha kandi atari nuko nyine atari na kwa kundi kuvuga ngo ariko ingo zumvikana jya mu nama nanjye kuko ngiye gutegura akazi kunuko yego ntihakagire nyine umugore ufata inshingano z'umugabo mu yandi magambo kankoresha iryo jambo nk'uko ijambo ryavuze ngo umugore azabyara arushye yego umugabo kugira ngo arye azabanza agire ute yiyuhe akuye ako kuya rero ntabwo umugore yemerewe kuzakiyuha umugabo nawe ntiyemerewe kuzabyara ko ntiyatwita aha ibyo tubyumvikanyeho bivuga noneho ubwo kuba umugore cyangwa umukobwa yakwambara ipantaro biremewe ibyo kuko ubisobanuye neza uravuga ngo hari ipantaro z'abagore hari n'iz'abagabo wambaye ipantaro ya kigore waca mu muhanda bakavuza induru ikintu ntemeranyijweho na Gitwaza ni kimwe nubwo sinzi ikintu abanyafurika tuzahora turimo twidindiza ubanza neza azagaruka tukiri inyuma kuki ahaye abazungu kuba bagera ku ruhimbi bambaye amapantaro nicyo nari nshaka ariko abirabura kuko yarangije kubaka urusengero kuko ibyuma byaguzwe kuko abayoboke abafite atangiye gushyiraho bene izo limite kuki atabikoze mu myaka yatambutse tuzane za ntuza tuzane amaworship se yaho ese Gitwaza ushatse kutubwira ko abazungu bazabona ijuru abanyafurika tukaribura ntago ariko ashatse kukubwira yabikubwiye yego yakubwiye ko abanyafurika bambarira amapantaro ku ruhimbi bazarimbuka ariko abazungu ntibazarimbuka yego icyo nemeranya nawe ni kimwe n'abasutse ibinywera ari abahungu bakanitoboza ari abahungu ari abagabo bazarimbuka ariko ibintu Gitwaza yavuze nkamwumva rwose nkumva nemeranyijwe nawe umumama ari imyambaro abamama basigaye bambara rwose igashingirira urusengero pe urumva ngo utubuno ngo bakaduha nta n'ubwo twise amabuno ni utuntu tw'utubuno turi aho noneho rero icyo yavuze cyo koze by'umuntu yakagombye kuba umudiyakoni muri korari yaba agiye kuramya Imana nyine akambara akikwiza ivo yego icyo ndacyemera icyo nanjye ndacyemera akambara akikwiza kuko ibyo agiye kugaburira abantu yakagombye kubigaragaza fizika akabigaragaza yego
siko bimeze. nibyo Rero ni ukuvuga ngo nimba none uyu munsi iki kibazo kirahari mu nsengero, rero Gitwaza kera akantu kabayeho niba nari ndi ari- umuramyi, noneho mu rusengero hakajya hazaga umumama ubyibushye, buri ko aje mu rusengero akaza ibitenge bitamukwira, yego noneho agacunga nyine tugeze mu kuramya akaza akicara ku ntebe imbere, kandi abakire mu rusengero wagira ngo barangije gufatisha intebe zabo, aho yicaye ku cyumweru niba bazicara n'ubutaha agahita yicara agashwandarika, yamara gushwandarika twese worship, urumva ab'inyuma ntibabireba, ariko twebwe imbere tugize ute muri kubireba nyine. Urumva umugabo wabonye ubwambure bw'umugore ntago twese turesista kimwe ubwo, yego ibyo urabyemera. ndabyemera Ubwo se urumva urwo rusengero atabaga rushingiriye. ya Mu nyuma ngewe nza kugenda mbibwira pasiteri, nawe twebwe dufite ikibazo muri worship, ku cyumweru uzaze turamye twese nawe uhari, urebe ibintu bibera mwana gute. Hari umumama gutya na gutya, ese ibyo biraba? Yego. Araza nawe turaramye, nawe arabyibonera. Nyuma y'amateraniro aramufata ajya kumuganiriza, uhereye kuva yamuganiriza ntiyigeze agaruka. Urumva hatari abantu bashobora kwinjira muri korari bafite misiyo iri satanike, bafite gahunda iri satanike yabazanye mu murimo w'Imana, yahagarara hariya. Erega nk'uko utarabona Imana igenda tuyirebera mu bikorwa, ni nako tutazigera tubona shitani agira gute agenda, nawe azigaragariza hehe mu bikorwa byiwe. ariko urumva ko uwo mumama mwamuganirije akabihindura. Rero mu ntago yagarutse mu rusengero. oh my gosh, ubwo nyine nicyo cyari cyamuzanye, reka bari ko tuvuga. Rero wenda nuko Gitwaza ari uko yagitinze cyane ko atumvaga ko byagira uburemere kuri social media, ndetse n'abantu bose b'abasesenguzi bakaza bakabivugaho. Ariko nawe uri umubyeyi urimo utanga impuguro mu rugo, hariya yabwiraga ba Zayoni, ntago yabwiraga ba Restoration, oya yari arimo abwira ba Zayoni. yego Nta muntu wemerewe kuza kuramya Imana nayihimbaza yambaye ibideshire by'ibikoboyi, yatoboye amatwi ari umugabo, urumva, kuko ejo yazisanga yakiriye n'abagabo basize iminwa. nibyo, ariko ibyo ndabyemera. Aha, nk'umuntu rero wari urimo afata ibintu byiwe, yamara kubifata akabishyiraho ubudahangarwa n'uburinzi, ahubwo navuga ngo kuko imyaka amaze asenga, ubona ari iyihe mpamvu abivuze muri uyu mwaka? Impamvu abivuze muri uyu mwaka, abo bantu bahambira amabuno nibo bubatse urusengero, abo bantu bapfumuye amatwi nibo batanze amaturo aremereye. Ariko ivona mana, uri kumva? Abo bantu bambara mini nibo baguze ibyuma, nibo baguze vandarateri, nibo bashyizemo amakaro, sibyo? Kuko afite aho yigejeje n'icyo abo bantu bakoze, ubu ngubu nta kibakeneye mu rusengero rwe. Yego, njyewe nuko mbyumva nka Yvonne. Noneho agakoresha bene iyo ntwaro yo kugira ngo basohoke. Ese ubona bikwiriweho mu mbone zawe ko umuntu yakora umurimo w'Imana muri ubwo buryo? Ni ukuvuga mu nsengero nyinshi uvanamo ibintu by'amadini n'amarangamutima. Yego, mu nsengero nyinshi umuntu abanywa inzoga ku rusengero babizi, ari umusambanyi abapasiteri babizi, ariko kubera iyo bavuze inyubako atanga miliyoni, uwo muntu ntago bamukura mu rusengero, kuko niyo yakoze icyaha baramuganiriza akamubwira ati nyine hari ukuntu turi bubikore, ariko wihangane, hari ukuntu babikasoringa ntibigaragara inyuma, kubera ko uwo muntu afite icyo amaze mu itorero, sibyo? Juste uzarebe dirija nabi uri umukene, kumureba nabi byonye, cyangwa kukubwira ngo tera ikorasi ugatinda iminota. Wigeze uba umuririmbyi uretse, sibyo? Kukubwira ngo ku cyumweru, wenda reka dutanga urugero, ku cyumweru uzatera ikorasi ya mu gitondo ugakererwaho iminota 2, ndavuga umukene.
bahita baguhagarika muri korari wasuzuguye. Umukire rero ku cyumweru uzatera ikorasi, kubera ko iyo muri korari bavuze kwitanga inifomu mpita mvuga ngo nzayigurira nk'abantu 3 cyangwa 4 cyangwa inifomu yose nzayigura. Nintinde urambwira ati sorry wihangane rwose tubabarire watinze hari undi wayiteye ariko uratera indi. Nuko mu nsengero tubayeho. Icyo nshatse kuvuga mwacyumvise. nuko ngo nuko mu nsengero tubayeho. None se nk'ubu ngubu nk'ikintu cya mbere urabona nka Gitwaza yari gukora iki, byari kugenda gute? Gitwaza yari gufata abo bantu kuko n'abakristo be nta umuntu wo hanze yabwiraga abo mu rusengero rwe, yabwiraga abayobora, yari kubafata akabaganiriza akababwira ati cyangwa se akavuga ngo mube mukuyeho kamera nkurikije uko biriya bintu wasanga bivuze hari ikintu cyabaye muri zone gikomeye, cyangwa se agateranya inama y'abakristo akavuga ati nkurikije uko ijambo rivuga, Bibiliya itwigisha gutya, bakristo banjye bayoboke banjye mugende gutya. Sundi birakwiriye ko umuntu w'umugabo agira amaherena bitewe n'imyemerere yawe, nje ntawe natera ibuye. Vukomera ukuri umukirisitu wabaye umupaganiriya ni filime zikujyana. Nje sinabaye umupagana. None se nyine birakwiye ko umugabo yambara amaherena? Reka nkubwire, aka kanya biragoye ko wabwira umupfumu ngo mu ijuru habaho Imana. Ariko nubwo apfumaguza arabizi ko Imana iho. Yego, ariko bimubwiye ntabikwemerera, sibyo? Biragoye ko njyewe nakubwira ngo kuba kanaka yaripfumuje amaherena akoze icyaha, nanjye ntayo mfite. Urabona harayo mfite, ariko njyewe sinavuga ngo. Ariko wenda mu mutima wawe wasanga harimo amaherena. Abaye arimo nayapfumuza kuko nta tegeko ribihana, nje nayashyiraho kuko nta muntu bimbuza, nta n'itegeko rihana ko nje bivuna napfumura amaherena. Ariko atansiyo ku muntu buryo dufate twanzure koko. None se ubona Gitwaza kuba yabivuze ko byabaye ibintambara, abasesenguzi bose akaba babivuzeho cyane ko na content zabaye yanga. Impamvu ibi bintu byabaye intambara, Gitwaza yabivuze mu buryo butari ubwanyabwo. Niba yashakaga guhugura abantu bose muri rusange, umva mbanza nkubwira Ivone ibintu tutarumvikana utaranumva neza. Birakwiriye ko umuririmbyi umuramyi uhimbaza yajya ku ruhimbi utubuno dufunze, yamba tuntu dufunze utubuno. Ariko ayo mabuna yabonye aruka afite ahageze. Mbere ayo mabuno kukimuta, nakubwiye ngo mbere ayo mabuno ntiyayabonaga. Mu myaka Gitwaza maze ayobora urusengero, ubu ngubu nibwo abonye ayo mabuno. Mbere yari impumyi ntiyarebaga. Gitwasubiza nyine ngiwe mbaye ibubu nyine nawe Gitwaza nagusubiza nta kibazo. Abakunzi bacu namwe mwandike muri comment mutubwize ukuri. Gitwaza amaze imyaka n'imyaka ayobora. Yayoboraga abahambiriye amabuno, akayobora abapfumuye amatwi, akayobora abambaye izo mini. None mu myaka Gitwaza amaze ko ntawe yasohoye, nta n'umwe yigeze asohora. Ahubwo 2024 nibwo yibutse gusohora abo bantu. Ese umwuka w'Imana wari umurimo, wari warasinziriye, ubu ngubu urakangutse uramubwiye ngo sohora abo bantu. Karabaye tujye tuvugisha ntaremeranya nawe. Njyewe ndumva Gitwaza ibintu yavuze nibyo. Reba hari abakobwa musigaye mujya kugura ibibuno, abandi musigaye biza hakongeye ibintu none sinarimo biranzetse. Abantu ngo bafite ibibuno bajya kubaga ngo kugira ngo bagire ibibuno bito. Hari n'abafite mu nda bajya kugabanyisha ngo bagire mu nda zero. Yego, ibyo bintu we Gitwaza nibyo ari kuvuga uti ibi bintu byo kuza ku ruhimbi mukarumenyera si ikibazo kuba ataravuze, kuba atarabicyashya hashize njye numva atari ikibazo, ahubwo aho biziye n'ahashize byari bihari, sibyo? Kuko mu myaka Gitwaza amaze ayobora urusengero, suka bambaye amapantaro batari bahari, suka bari bapfumuye amaherena batari bahari, suka bari bambaye mini batari bahari,
sibyo ahubwo nuko icyo gihe kitari icyanyacyo cyo kubivuga uri kumva icyo yari abakeneyeho kirarangiye. ariko ivuka nkubaza ikibazo, ufite urusengero sibyo, ugiye kubona ubona umuhungu yasutse inweri, urumva, ugiye kubona umuhungu yatoboye yashyize aya maherena sibyo, ubonye se yambara ashyizeho yambaye tirini nuza koboyi ifite ibideshiri sibyo, icyo kivuyeho. ugiye kubona uhise ubona umukobwa, wowe ntubizi ko hari umukobwa unyura ukabona imiterere yose, yego si bibaho, ukabona noneho habone bo bari kuramya iki Imana. nanjye ndi kwibaza Gitwaza aceceke, abo bantu Gitwaza mbere ntiyababonaga yari impumyi, ubu ngo bavuye kwibagisha amaso. icyo gihe nyine uri kumbaza ikibazo kandi gifite igisubizo. Yego. icyo gihe Gitwaza yari impumyi, ubu ngubu arahumutse kubera ko icyo kureba, kubera ko iyo ntabwo mbizi nimba icyo yashakaga yarakibonye, ahubwo barareba. rero igisubizo nanjye nguhaye ni icyo, yari impumyi kuko yari yarahumishijwe n'ibyo bamuhaga, none kubera ibyo bamuhaga yarangije kubibona atakibishaka. ubu ngubu noneho aribagishije, ararebye abona ko abo bantu atakibakeneye mu rusengero, ariko mbere yari abakeneye. Gitwaza ni umwe mu bagabo batangiye urugendo rwo gukora umurimo w'Imana muri iki gihugu cyacu ari hasi. Yego. uyu munsi arogoga ibihugu, Zion Temple iri ku isi yose, arihagije. ariko abazungu kuko yibutse ko ari hakura umugati, nari ngiye kukivugaho, kuko hari Zion muri Amerika, uretse hakaba na Zion muri Australia, hakaba na Zion muri Canada. mwebwe mwemerewe kwambara ipantaro n'amadashire mw'abagabo mwe mukanapfa, kubera ko muri Abanyafurika iteka ryose Abanyafurika tuzahera inyuma, sibyo? kubera ko agendera mu kwaha kw'abazungu no munsi y'ibirenge byabo. abazungu baramukandagira, ararebye ubu nyine uravuze uridekara, uravuze ngo Gitwaza abazungu baramukandagira. none kuki yumva ko abazungu aribo bazabona ijuru, Abanyafurika tukaribura? twebwe Abanyafurika ntitukambara uko dushaka, sibyo? nitwambara gutyo ducika, yego ni icyaha, arabyigishije. none se kuki ashyizemo irondaruhu akavuga ko abo bazungu bo nta kibazo bibatwaye kubyambara? Ushize muri guhamagara RIB. none se icyo ndi kuvuga kitumvikana n'iki? Abazungu ni irondaruhu nyine, abazungu sibyo? abazungu mwebwe mujye mubyambara, ariko Abanyafurika ntimubyambare. we ntabwo ubyumva. none se kubera icyo abazungu bari bubyambare ukabareka bakaririmba muri Zion yawe iri muri Amerika, ariko abo mu Rwanda ukabajugunya? Muco nyarwanda wabaretse se? Muco nyarwanda n'uwa Kristo ntago ari umuco nyarwanda. ariko yabivuze neza buriya nuko nabo batabyumvishe. ababikora gutyo baba bari gutera umwaka urusengero, ndetse banatera banaramya shitani, ntago baba bari kuramya Imana. abo bazungu rero abo bazungu bo bari kubikora, ntibari gutera umwaka urusengero rwe, ntibari no kuramya shitani. nuvuga ngo Zion iri hanze yo ni ibikore, sibyo? reka tubivuge ngo Zion iri hanze nta kifite cyo guhomba, ahubwo iri mu Rwanda yo ni ibireke kuko ariyo ifite icyo guhomba. reka bari ko tubivuga, kuko Justin nta kuntu waba ufite abana babiri, sibyo? umwana mukuru, sibyo? kubera afite amafaranga, ukamubwira ati rero mwana wanjye ufite amafaranga, jya unywa inzoga, uri kumva? jya unywa inzoga, ujye utaha wasinze bazajya bagufungurira. Ivona turi kugana ku musozo, urumva? hari ibintu bibiri nshaka kukubaza. uyu mwaka kuri 22 uzaba urihe muri uku kwezi? nzaba ndi mu kazi. 22? yego. saa 8 se ko arana nashaka kuzagusohokana? ntabwo nzaba mpari. wakwatsa urushya ko mbikubwiye kare? yego. yego se nukuvuga iki? ndabyemeye. aba bantu waba ubazi?
korali abakundwa na Yesu bafite igiterane muri Dove Hotel kuri 22 guhera saa 8 mwese murararitswe muri icyo giterane nanjye nzaba mpari yego tuzajyayo nawe uzaba uhari saa 8 niho nashaka kugusohokana wari uri mu gijimiriza oya nuko utari wambwiye isaha ariko nuvuga ngo ni saa 8 ni igiterane kirimo korali ziri murazizi nazuzi buretse nze nkumvisha kanze nkumvishe weho ubundi warasenze uburiki nta na kimwe ariko mana yanjye warasenze uburiki ntacyo pe harimo aba bantu abantu bavuga ngo akiri muri wanda kubitari the content rafu kandi ari the editing aha ngaha tandukanye n'abantu umuvugire uri imana itandukanye n'abantu ariko se wakwishimiye ko ngiye kuza nkavuga filime yawe abantu kuko utishimye ndishimye pe uzoza buha uravuga bikaba wategeka bigakomera uravuga bikaba wategeka bigakomera urinde ijambo ryawe ibihe n'ibihe ntabwo guhimba we Imana aba nabo bazaba bahari hazaba hari ushinzwe ivugabutumwa muri ADPR umupapa ufite ijambo hazaba hari yitwa Korode umupapa witonda nimba ari umuntu ADPR ifite wizuye umwuka wera uriya mupapa uriya mugabo afite ijambo hazaba hari na korali ari ku ngoma yego ari ku ngoma yo kuri paruwasi Gasave n'ubundi yego ndayizi cyane urayizi nayo cyane ese ko mba numva abantu bose ubazi twari turi kumwe mu masengesho y'iminsi 20 cecekaho yego ko nakubonye ujya kwihana ko nari ndi kwihana ko nakubonye ko ari amasengesho ariko yari akomeye ari amasengesho none ku munsi wakangaye haje umupasiteri twandika ibyifuzo tubishyira mu isafuriya cyashya aratwika umuriro uragurumana byose turabitwika kandi byarahiye ni ukuri byarahiye kambwira abantu mbategura ikiganiro ejo nzagirana na perezida na bamwe mu baririmbyi ba korali abakundwa na Yesu buri iriya korali wamenya ko nigeze nyiyobora urabimbwiye ndabimenya nindi twahamenye kuri nayo narayiyoboye nayo imeze neza cyane rero erega nta kuntu waba pasiteri utaraciye ahantu nkaho ntago bishoboka rero hariya nzaba mpari nanjye nzaba mbyina kurusha abandi nziyeranja niba batananyakira njye mpaguruka nyine bite cyane ku buryo amakamera ari njye azajya atungaho nzashaka uruntu nyine rw'urutambaro njye nzunguza mvuga ukuntu Imana itandukanye n'abantu we hariya hazaba ibintu by'amateka Ivo rero ikiganiro twari turimo dukora Ivona n'umukinnyi wa filime birashoboka ko ushobora kuba ukeneye impuguro muri filime iva ahantu ugeze muri filime umuntu uri gutangira wamuha amayidi cyane namubwira ngo kuraje ahantu ugeze muri filime nyarwanda yego umuntu urimo uratangira filime wamuha ibitekerezo kandi yabigenderaho agakomera cyane yego yakomera tubyemeranye ibyo bintu yego ibya Gitwaza nibyo tutemeranyije nabyo bizaza sinzi impamvu Gitwaza wamurakariye uzi ko wagira ngo waje wamurakariye wamukoreye wagiye wandika n'ahantu ntabwo namurakariye hari umuntu rero ukubonye Ivona Sivo Noheri uzayirira ibyo ntabwo ndagira igihe cyo kubitekerezaho pe ku itariki 12 ni ukuri njyewe naba nkubeshya 12 birashoboka gukorera ukwezi 12 Noheri uzayirira ni ukuri pe bonanese ni ukuri nta na kimwe ndapanga ntago nzi ngo Noheri nzayirira aha ntago nzi ngo bonane nzayirira aha ngaha ngiye kugusakuza ibisakuzo 5 yego nukoramo 3 hemere 5 byo kuri Noheri urakoze 3 yego ndabyemeye sakwe
soma nyirabakangaza ngo mutahe imbeho ku rugi ushobora kuyatwara oya sako soma kati parara ngo pa oya no sibagiwe oya ubwo wakishe oya wowe urahombye ubwo ni icyambere okay ubwo hasigaye bitatu Jean rwa Rutabura na Rujugiro bateye penalty batanira miliyoni rwa Rutabura baramushuka ngo abanze mu izamu barazimukubita zose barazinjiza aragenda agira ngo bari bujye babara ibizo bateye ngo baze gusubiramo bamukubita imwe atera imwe barayifata baramubwira turatsinze ahubwo ati wapi ntago ntitsinzwe nteye ebyiri mbure nimwe ninjiza se sako ivu soma kundeba ndaguha imyenge y'inzu nayatsindiye hoya nakubwiye bitatu dusigaje ibisakuzo ubwo bingahe bibiri yego sako soma irukana ibyo bitoki bya so biransaba inyama rahira kirananiye yebawe data we harabura kimwe ikibonobono nyine ibibabi by'ikibonobono sako ivo soma iyi niyo finali bitanu ukabirya wihuse kuri 20 wenda na gatatu nkayaguha nzaguhera ahubwo mu giterane yego sako soma sako kuragishobora ndagerageza ushakira koroshye sako soma duswi yarenga n'ibikote bibi kivuga yebabatata we mbanda yariye pe abakunzi banjye muzaze dusangira nokuri ndayariye shobora yariye mvuke ivara umuntu rero udukurikiye aravuze ngo ndashaka Ivona amuhana nohererega cyangwa bunane yego sugagize umuntu ugamagara ngo musohoke kuri bunane yakubona zaterwa n'uwariwe gute ko mbivuze gute nyine byaterwa n'uwariwe gute byaterwa nyine n'uwariwe gute nyine wenda akaba ari umugabo ari umusore ari umuhungu ari umukobwa ari umugabo sinasohokana nawe kuko sinjya asohokana n'abagabo b'abandi ari umugore twasohokana ari n'umugabo uri kumwe na famiye ye nawe twasohokana tugasangira murakoze none se ko njyewe tuzasohokana kuri 22 uri umugore wanjye tuzaba tugiye gusenga mu rusengero muri Dove haleluya kandi nzaba ndi kumwe na pasteur kandi mwuka wera azabanu amen imana izaturinde gusa bihambiriye tubona uruhimbi noza yabivuze buriya barabyumva ubutumwa bwageze hose yego ivara umuntu ukubonye aravuga ngo yavugana nawe arakubona gute nimero yanjye ni 0786 990 295 kubera ko impamvu ari igihe tuyipininga ari abantu batazi bapininga nimero gute winjira muri komenti ugikanda uhita ureba iyo nimero twabanje muri komenti ni ya Ivona kuri iki kiganiro ukaza kumuvugisha 0786 6 990 295 ukavugana na Ivona Ivo abashaka kujya muri filime nta kintu wabafasha cyaterwa ariko tugiye gukora filime buri imbere aha yego ikomeye cyane igiye kubirimo abastari byibuze batanu uzi muri uru Rwanda yego hari ibintu turi kwiga kuko urabona ibibuga byaranyereye bya YouTube yego turashaka gukoresha impano turabahanze kuva kera kandi Imana izadushyigikira yego ariko n'abantu bashaka kuba bajya muri filime inzira zayo baguhamagara ukabaha ibitekerezo kandi tuhakwinjira gutya byagenda uko hari umukinnyi wifuza guhura nawe wa filime ariko Ivo no abenshi twarahuye ndumva ntawe yego pe tuba turi kumwe kuri seti ukuri biraha uko aho Imana ikugejeje ndanyuzwe uranyuzwe yego Ivo ndagushimiye murakoze kandi n'ubutaha uzitabire
ibiganiro byacu Yego. twari tugukumbuye pe abantu ko mwumvishije ndi kubaza Ivona ndimo mubazana ubwuzu bwinshi yego tubwa mbere gukoresha ikiganiro se nkanagusakuza nkanakuremera yego pe yego abafana banjye nibagende barebe na filime zacu yego turi gukora iyo bita My Plan ni filime nziza ifite ibice bibiri irarangira tugakora n'indi bita Day Enemy nayo ni filime nziza cyane iri kurebwa cyane ariko irakunzwe ziri guca hehe ni kuri Glace de Move yego aho niho ziri kunyura yego niyo wasacinga ukandika My Plan Day Enemy urushako My Wife urushako rwanjye se rwararangiye wiracyahari My Wife n'izindi ntibuka amazina yazo maje gukina nyinshi ya ni karibu urushako yego urushako rwanjye yego filime irarenza ariko ya iyo ni iyindi nanone turi gukora nayo yego ko murenze umuntu mwasohoraga se yari yabaye ariko ikibazo ngo ubukubita abana ngo umugome cyane urumva mbisokoza uko byogoshe iyi ni nayo mama Justine akinamo se ko njye mutampamaga ni karibu zaje cyangwa taye yanjye mubona ihoze igikoma taye yanjye bihoze igikoma oya nta kibazo ariko uyu mama mubona muri filime nyinshi yego cyane ni umuhanga umuhanga uyu mama kuki se atari wakinnye uraha mu gashyamba njye ninza muzampiye nta kibazo tuzayigura iyi role mwayima niyo kurya izi nizo nakina yego ese buri ivo iyo umuntu ari gukina ari mu gitanda n'abakameramani baba bahari yego twese n'abakinnyi ba filime tuba mwese muba muhari nayo nzi ko mwana muba mwagiye oya ntabwo tuba twagiye tuba duhari twese tuba duhari mwese ubwo muba muhari rwose dushobora kuba duhari turi nk'abantu nk'icumi baba data we ubwo bajyaga bagira impungenge yuko ngo bahava ngo babirangije nibahumure nimuhumure rwose mujye mureka abadamu banyu bakine bari mu buriri mureka abakobwa banyu bakine bari mu buriri nta kibazo bitwaye Ivo ndagushimiye Imana iguhaze uburame kandi uramere kubona ibyiza ndabyakire mu izina rya Yesu